umugabo ngo yafashe amafaranga y'Inyarugenge ngo ayabyinaho agira impapuro ngo ayagira keke n'ibipapuro yakoze ashaka kuvuga ko ari yari cyo ayashyira ahandi agaragara yajugunya ubu si ibintu byamutwaye igihe agashyiraho nako arimo uyu ubwo Prophet Joshua yafunzwe ndetse n'abagenzi be ni ibintu bitandukanye, ni amakosa, ni ubujiji cyangwa se kwiyemera, kwiratana ifaranga ry'igihugu bagiye bagaragaza inshuro nyinshi, uretse no kuba yaremereye bari abahanzi miliyoni zigera muri 5 niba ntibeshye. Urumva ko nabyo ni ibintu bidasobanutse, umuntu akaza ngo ngenemeye miliyoni 5. Yego nyega ko atari ubwa mbere bibayeho. Uriya mugabo ndetse n'abagenzi be bari basanzwe bafite ingeso yo kwiratana amafaranga y'igihugu, kubera ko igihugu aricyo gikontora amafaranga. Rero niyo mpamvu yafunzwe. Ngira ngo mwabonye ko yafataga amafaranga akayajugunya, izabibira akazijugunya, izabitana akazijugunya, umukameramani nawe agakamera abona ko amafaranga y'igihugu bari gukiniraho. Rimwe na rimwe abantu nk'abariya n'igihe baba bacuruza ibiyobyabwenge, hari igihe baba bacuruza amagenda, hari igihe baba bacuruza fraude, ibintu nk'ibyo nibiba bikekwa nyine. Rero ngira ngo mwabonye ko yagiye ategura amakeke, akagenda ategura ibiki n'ibiki bitatse amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero bihabanye no muri biriya bihugu by'amahanga, muri Amerika, kugira ngo ukoreshe idolari ryabo, haba muri filime cyangwa se haba muri sinema, urabanza ugasaba uburenganzira bw'igihugu. Urabanza ugasaba uburenganzira igihugu, bakakubwira ati niba ugiye gukoresha iri faranga kora ibi kora ibi. Urugero, muri Amerika iyo ugiye gukina filime ukoresheje amadolari yabo, barakubwira ati ariko ayo madolari yacu printinga igihande kimwe, ntabwo ari amafaranga ya nyayo. Ukoresha igihande kimwe kikagara nk'idolari, ariko ikindi gihande ari ibipapuro. TV for everyone, for everything and for everywhere. We believe that everything is possible and impossible is nothing. We will swim every ocean. We will cross all valleys and plains. We will climb every mountain to cover you. Turakunda kandi tuza ku mutima, nta mpamvu tuzahora tubakorera ibishoboka byose kugira ngo tubereke ko tubitayeho, tubereke ko buri kimwe cyose mukora mutari mwenyine, tubereke ko turi mutari ibyo mukora byose turi kumwe. Uyu munsi rero ntabwo ari umunsi mu by'ukuri navuga ko ari mubi, ariko nanone ntabwo navuga ko ari umunsi mwiza kuri bamwe na bamwe, cyane cyane ko ngira ngo murabizi ko mu bihe bitandukanye ku itariki 17 ndetse na 18 Ukuboza 2025 urwego rw'igihugu RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau cyangwa se urwego rushinzwe iperereza ku byaha mu Rwanda rwafunze abantu batandukanye barimo uwitwa Mbabazi Winnie, Niyirinda Deborah, Murekatete Alice, Mutesi Salima, Rinda na Heladise Joshua, wiyita Pastor Joshua nyine, bwo ngira ngo wiyita Prophet Joshua, ngira ngo Prophet Joshua muramuzi. Abangaba rero nibo bagiye batabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura gupereza ku byaha RIB bisobanura Rwanda Investigation Bureau, ku batabizi mubimenye. Impamvu abantu bafunzwe kubera uburangare cyangwa se kwiyemera, kwiratana ifaranga ry'igihugu. Abantu benshi bakunda gukoresha amafaranga y'igihugu mu nyungu zabo, mu iki n'iki, kugira ngo abantu babubahe, bagafasha abantu kugira ngo bababone, bakayarata kugira ngo bayabone. Ibintu nk'ibyo ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Rimwe na rimwe usanga mu by'ukuri umuco nk'uyu nguyu uturuka mu mahanga, Amerika, tujya tubona abahanzi benshi baririmba bajugunya amadolari, abandi bayatwika, abandi bayakandagira. Rero iyo ubonye ibintu nk'ibyo, wenda ushobora kujya kubona ukabona nk'umuhanzi yakoze indirimbo ari kujugunya amadolari ku bakobwa, ari kuyanywa nk'urumogi, ari kuyarya nk'umugati, ari kuyisasira, ari kugira utari kuyasoroma, ari kuyatwika, ibintu nk'ibyo. Biriya bintu abantu ntimukajye mubyibeshyaho, ntimukajye mugira ngo naya mafaranga yanyaho mubona. Oya, ikindi kandi iyo bagiye gukora ibintu nka biriya, ubwo ndi kuvuga abanyamerika nyine cyangwa se n'abandi bantu bafite aho bahuriye n'amafaranga, barabanza bagasaba uburenganzira bw'igihugu cyabo.
bagasaba uburenganzira igihugu cyabo, bakavuga ati tugiye gukoresha iri faranga muri iki gihangano, ariko ese turagendera kuki, turakora iki kugira ngo nibura tutaza gukora ikosa. Ibi rero nibyo Prophet Joshua Winnie-Debura ndetse na bagenzi be bagiye bafungirwa ahantu hatandukanye mu bihe bitandukanye, nicyo bazize. Yego, impamvu bafunzwe rero niyikurikira. Ubundi igihugu nicyo kigenzura amafaranga yose yo mu gihugu. Ayo mafaranga ufite mu mufuka wawe, ayo ubitse ku mushumi, ayo ufite muri banki, ntago ari ayawe, ni amafaranga y'igihugu, urayakoresha, ariko igihugu kikagena imikorere yacyo. Yego, niyo mpamvu aricyo gishobora kuvuga ngo reka dufate urugendo, habayeho inflation cyangwa se deflation. Wenda reka nsobanure inflation mu magambo make, cyangwa guta agaciro kw'ifaranga. Inflation ibaho igihe amafaranga ari make ugereranyije n'iki, ari menshi, yego, ugereranyije n'ibikenewe. Ugasanga nukuvuga ngo inflation nyine ni cya gihe ibifaranga bari byinshi cyane ugereranyije n'iki, n'ibicuruzwa bihari. Urugero, ukeneye kugura umugati wishyuye ibihumbi 300, ukeneye gukoresha gato cyangwa se keke cyangwa umugati w'isabukuru y'amavuko, ugasanga kugira ngo ushyireho biriya biryohera, icyo ukoze uzengurukijeho amafaranga. Yego, uteguye ibintu nk'ibyo. Hari ibindi bintu abanyarwanda bajya bakunda gukora, ugasanga uteguye ururabyo, aho kugira ngo utange ururabyo uruzengurukijeho amafaranga, ugiye guha umuntu impano, ariko mu by'ukuri ari impano y'amafaranga. Ni byiza, ariko se mwari muzi ko ari amakosa? Impamvu rero Prophet Joshua yafunzwe ndetse na bagenzi be ni ibintu bitandukanye, ni amakosa, ni ubujiji cyangwa se kwiyemera, kwiratana ifaranga ry'igihugu bagiye bagaragaza inshuro nyinshi. Uretse no kuba yaremereye bariya bahanzi miliyoni zigera muri 5 niba ntibeshye, urumva ko nabyo ni ibintu bidasobanutse. Umuntu akaza ngo njye nemeye miliyoni 5. Yego, nyeka ko atari ubwa mbere bibayeho. Uriya mugabo ndetse na bagenzi be bari basanzwe bafite ingeso yo kwiratana amafaranga y'igihugu, kubera ko igihugu aricyo gikontora amafaranga. Rero niyo mpamvu yafunzwe. Ngira ngo mwabonye ko yafataga amafaranga akayajugunya, iza 2 akazijugunya, iza 5 akazijugunya, umukameramani nawe agakamera abona ko ari amafaranga y'igihugu bari gukiniraho. Rimwe na rimwe abantu nk'abariya n'igihe baba bacuruza ibiyobyabwenge, hari igihe baba bacuruza amagenda, hari igihe baba bacuruza fraude, ibintu nk'ibyo nibiba bikekwa nyine. Rero ngira ngo mwabonye ko yagiye ategura amakeke, akagenda ategura ibiki n'ibiki bitatse amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero bihabanye no muri biriya bihugu by'amahanga. Muri Amerika kugira ngo ukoreshe idolari ryabo, haba muri filime cyangwa se haba muri sinema, urabanza ugasaba uburenganzira bw'igihugu. Urabanza ugasaba uburenganzira igihugu, bakakubwira ati niba ugiye gukoresha iri faranga kora ibi. Urugero, muri Amerika iyo ugiye gukina filime ukoresheje amadolari yabo, barakubwira ati ariko aya madolari yacu printinga igihande kimwe, ntabwo ari amafaranga ya nyayo. Ukoresha igihande kimwe kikagara nk'idolari, ariko ikindi gihande ari ibipapuro. Yego, iyo utabikoze uko nguko uba unyuranyije n'amategeko. Nkeka ko rero Prophet Joshua ashobora kuba yaritiranyije iby'abanyamerika, cyangwa se atarasomye cyangwa se ataramenye uburenganzira umuntu ahabwa mbere uko akoresha ifaranga ry'igihugu, akirata, agasuzugura cyangwa se akagerageza kugaragaza ko amafaranga y'u Rwanda ntacyo amaze, ari nk'ibyatsi, ari nk'ibipapuro. Ngira ngo mwabonye uko yajugunyaga, akayakandagira, akayaribata, akayateguramo umugati, akayajugunya nk'ujugunya amazirantoki y'umwana. Biriya byose rero ni ibyaha bihanwa n'amategeko. Nkeka ko ariyo mpamvu uyu munsi ari mu maboko ataraye. Ntabwo twamenya icyo itegeko riteganya, ariko turabizeza ko tuzakomeza kugenda dukurikirana icyo uyu mugabo azahanishwa. Gusa mbere y'uko nsoza, reka mbibutse ko inflation ni cya gihe amafaranga aba ari menshi cyane ugereranyije n'ibihari cyangwa se n'ibicuruzwa bihari. Urugero, ukajya kugura umugati baguca ibihumbi 200, ukayatanga, umuntu agategura birthday, ukamuha keke ikozwe n'amafaranga gusa kuruta uko yabikoreshejwe n'aya mitsima. N'urugero, ariko bitandukanye na deflation. Deflation niho ni cya gihe usanga ni mu Cyongereza nyine, ni cya gihe usanga amafaranga ari makeya cyane, ugereranyije n'ibicuruzwa bihari. Ibicuruzwa ni byinshi ariko amafaranga ni make. Urugero, ugiye kugura umugati cyangwa se ugiye kugura ikiro cy'ibirayi, wishyuye amafaranga 50 aho kwishyura 500. Ibyo byose
ni ikimenyetso kigenda kigaragaza deflation. Ikindi gishobora kuba kigaragaza deflation, gishobora kugaragaza deflation ni wenda sinzi deflation, ndumva ari uko navuga deflation, amafaranga bari makeya ugereranyije n'ibicuruzwa bihari. Ni cyagiye ujya kugurenda nka niba imodoka igura miliyoni 5 ugasanga uyiboneye ku bihumbi 500. Icyo gihe rero haba harimo deflation bitandukanye na inflation. Prophet Joshua rero cyangwa se we na bagenzi be Debura ndetse na Bawini, icyo bafungiwe ni ukugaragaza ko mu Rwanda hari icyo nakita inflation, ko ibifaranga by'u Rwanda cyangwa se bagaragaza ko nyine biriya bipapuro ari amafaranga bafataga nk'ibipapuro, bagaragaza ko amafaranga y'u Rwanda mu bare kuvuga ibifaranga cyangwa se ifaranga ry'u Rwanda yabaye nk'ibipapuro. Tuzakomeza kugenda tubamenyesha ino Murande 7 TV. Ngiye nitwa Nshimiyimana Simeo, mugira amahoro aturuka ku Mana.